nahoze ndi umukonseye hanyuma bivuyeho mba perezida w'abunzi ku rwego rw'umurenge Bujurire ubu ndi umujyanama w'akagari. Mu by'ukuri ngaha kuri izi nyigisho dufashe nonaha bigaragaje ko ari nko kunagura mu rwego rwo gukomeza ibikorwa byateguwe mu kwezi kwahariwe ubumwe n'ubudaheranwa. Uyu munsi mu karere ka Nyagatare habereye inama ngarukamwaka y'ihuriro ry'ubumwe n'ubudaheranwa ku nsanganyamatsiko igira iti twimakaze ubumwe n'ubudaheranwa. Abitabiriye inama twaganiriye nabo bavuze ko batahanye umukoro ukomeye wo kugeza ubumwe n'ubudaheranwa ku kigero c'100%. Bavuga ko kandi bazabigeraho binyuze mu gukomeza kwigisha urubyiruko amateka y'igihugu uko ari. Tumara umwaka tumaze umwaka duhuye, hari ibyo twiyemeje kugeraho bigaragara ko byagezweho, ariko burya kwigisha no guhozaho. Uyu munsi uko tubana umunsi ku wundi hari ibyo bitagenda neza, tugamije rero kugira ngo aka karere abagatuye barusheho kumererwa neza, tubane neza, noneho n'aka gatatu kaburaga twavuga 97% tuzasanga ari 100% tubaye neza. Gufasha urubyiruko no guhoza gukurasona amateka, ariko igihe kirageze kugira ngo twigire bare abana tubabwire ibyabaye n'uruhare twabigizemo n'icyo twakoze kugira ngo u Rwanda rugeze hano uyu munsi. Nahoze ndi umukonseye hanyuma bivuyeho mba perezida w'abunzi ku rwego rw'umurenge Bujurire ubu ndi umujyanama w'akagari. Ubumwe n'ubudaheranwa rwose nk'uko babivuze mu karere ka Nyagatare bimeze neza, dore ko natangiranye n'akarere ka Nyagatare ndi umuyobozi kugeza n'uyu munsi. Rero ukurikije mbere hose akarere ka Nyagatare bari gafite amateka maremare, kahuriwemo n'amoko yose n'amahanga yose. Habanje abantu baturutse mu mahanga, bamwe abaturutse Nshungerezi, abandi Nyakivara, abandi Toro, abandi hehe, ugasanga ibyo harimo akantu. Noneho bagira abo basanze hano, bagira bavuye Tanzania, bavuye Burundi n'ahandi. Abo nabo baza muri Nyagatare, na nyuma ndetse kubera ubutaka abavuye mu ntara zindi nabo baraza bahurira hano. Abantu bari bafite amacakubiri menshi, abavuye hanze bafite amacakubiri y'amasettlement batavagamo, batari bahuriyemo, n'abavuye mu yandi mahanga ari uko nguko byari bimeze. Ariko byose baraje bahura mu karere ka Nyagatare, ariko kubera ubuyobozi bwiza bagenda biga abitwaga abakonyine bibashiramo, abitwaga Fikacumu bibashiramo, byose ubu n'abanyarwanda bahuje. Ubu ikisigaye ni ukwigisha urubyiruko cyane cyane abato, kuko naho abakuru bo barabizi, ariko abato ubu turigisha abatoya kugira ngo ari abo tubyaye, ari aba tutabyaye, ari abaza bashya, bose turagenda tubigisha kugira ngo bakure bazi ubufite ubumwe n'ubwiyunge, abanyarwanda bahuza abanyarwanda bivanamo ingengabitekerezo. Umuyobozi w'akarere Bwana Gasana Steven mu butumwa bwe yavuze ko akarere ka Nyagatare gahagaze neza mu bijyanye no kwimakaza ubumwe n'ubudaheranwa. Ibi ngo bigaragarira mu iterambere ry'ibikorwa by'ubuzima bwa buri munsi bihuza abaturage. Kurikije n'ibiganiro twagize ahangaha, abagize ihuriro ry'ubumwe n'ubudaheranwa mu karere bagiye babaha ingero z'aho batuye, bafata ingero nziza bakakwereka aho bari mu matsinda ya mituweli, ibina byo kwizigama, ibyo baganiramo ko bose usanga abantu bose bashyize imbere ibiteza imbere umusozi wabo batuyeho, imiryango yabo uko baturanye. Mu bikorwa by'ubuzima bwa buri munsi bigaragara ko rwose hari intambwe nziza yatewe, kandi no kwiyemeza uko twari mu ihuriro abantu baturutse mu mirenge yose 14 y'akarere hirya no hino mu tugari, ariko buri muntu aravuga ati ngomba gukora ibindeba. Nimba ndi umurezi ku kigo cy'ishuri, inshingano mwabonye hari uko n'umwunzi avuga ati tugomba gukora ibishoboka. Rero ari ibikorwa abantu bakora, ari ukwiyemeza abantu bafite, bigaragaza ko byagezweho hari byiza kandi inzira nziza. Iyi nama kandi yitabiriwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa muri komisiyo y'igihugu y'amatora Bwana Jean Claude Musabyimana, akaba yari intumwa ya Unity Club Intwara Rumuri. Yibukije abahoze mu nshingano ko nta muntu wabaye mu nshingano uzita, kandi ko bagomba kuzirikana ko bagifite inshingano zo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda. Nta muyobozi
uva mu nshingano. Ni ukuvuga ngo iyo wabaye umuyobozi, izo nshingano z'ubuyobozi ukomeza kubana nazo, ntabwo zikuvaho. Ntabwo ibyo wakoraga byiza ukiri umuyobozi bivaho ngo nuko utakiri muri uwo mwanya, ahubwo birakomeza. Ari nayo mpamvu baba bashyize aya mahuriro aduhuza, kugira ngo cyane cyane tuganire uburyo twakomeza gusigasira ubumwe bw'Abanyarwanda no gukomeza ndetse kubaka ubudahangarwa bw'Abanyarwanda, kugira ngo igihugu cyacu ndetse n'Abanyarwanda batazigera bagamburuzwa n'ibihe. Nk'uko umuyobozi w'akarere Bwana Gasana Steven yabivuze, akarere ka Nyagatare kari mu turere duhagaze neza, dore ko gafite amanota 97% mu bijyanye no kwimakaza ubumwe n'ubudaheranwa. Iri huriro ryafatiwemo imyanzuro igera ku 9 irimo no kurushaho kwegera abakiri bato.